Mwaramutse neza rero inshuti zanjye, inshuti za Maestro Empire. Uyu munsi ndashaka ko tuza kwiganira ku bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ndashaka ko tuza kwigarukira mu muziki wacu w'u Rwanda. Umuziki wagiye ugira impano nyinshi zitandukanye, abaririmbyi beza, abaraperi beza, abanditsi beza. Gusa nanone turaza kugaruka muri bino bihe turi mu bino bya hafi. Ndashaka ko tuza kwiganira ku bahanzi bagiye bakora indirimbo nziza, cyangwa bakoze umuziki bari bafite impano n'ubu bari bakizifite, ariko izo mpano zabo tukaba tutazi ahantu byagiye birangirira. Rimwe na rimwe ugasanga n'ubu bagikora imiziki bamwe muri bo, ariko ukaba ari imiziki tutajya industry yo mu Rwanda itajya ishyira kuri ya level, cyangwa n'abantu bo muri industry bakaba bayumva, abafana babumva babakunda, ariko ntibihabwe agaciro. Ugasanga ama stage manini bigeze bakora, n'amatoya ayo twakwita amatoya nayo ugasanga bigeze bayajyaho. Ibyo niyo byo nshaka uyu munsi tuza kwiganira. Ntabwo ndibuze gukurikiranya abahanzi ngo uyu ni uwa mbere, ngo uyu ni uwa kabiri, uyu ni uwa gatatu. Icyo ndibuze gukora ni ukukubwira, nzakubwira umuhanzi, wenda mubwire n'indirimbo ze ziri buze hafi, zagiye ziba nziza tukazikunda twese. Ariko ubu ntabwo tuba tuzi aho bari, ntabwo tuba tuzi ibyo barimo, gusa baba bavuga bafite impano nziza kandi zitangaje pe. Bagiye bakora imiziki myiza mu bihe bigiye bitandukanye. Abenshi ndabizi ko abenshi ndi buvuge muri busaye n'umuki bakunda, icyo gitangaje. Reka duhere ku wa mbere. Abantu bose bazi umuraperi witwa Racine. Racine ararenze. Racine ni umuntu wa danger. Racine yakoze imiziki ya danger. Abenshi ndabizi ko n'ubu bayumva bakumva ni myiza, kandi n'ubu baracyakora umuziki. Wenda nuko aba yibereye mu bintu byo kwandika imiziki cyane, ni na byiza kuko nabyo ni ugufasha umuziki wacu mu rundi buryo, kuko ntabwo buri abanzi bose baremewe kwandika. Hari abazi kuririmba kurusha kwandika, hari abandika neza kurusha kuririmba. Racine ni umuhanzi wa mbere. Yajya akora indirimbo nka Zanzura, Agahugu k'Abayuda, n'utundi turirimbo twinshi turimo imitoma, indirimbo nyinshi. Ubu ngubu wagezwe yitwa Ijana, 100, iyo bari kumwe na Papa Cyangwe. Ni indirimbo mu by'ukuri n'ubu ngubu yayisohoye ni nziza, ariko reba ku mateleviziyo nihe bayikina, reba ku maradiyo nihe bayikina. Racine ni izihe stage mumuziho ku buryo wavuga ati ino stage Racine kabisa? Ariko ugiye kureba muri stage zose zagiye zitambuka hano mu Rwanda, ni stage nyinshi wabonye ziri abahanzi Racine arusha ibikorwa. Yagakwiye kuba ariho, yagakwiye kuba yicayeho, yagakwiye kuba performing abantu bakamubona. Ariko nyine ni muri twa tubari, ni muri za mukubite, niho nyine ushoza. Ariko ntabwo bikwiye ko imiziki ye tutayizi man. Racine dukunda umuziki we, turi abafana, yandika neza, ndetse na hiti nyinshi tubyina hano niwe abazigizemo uruhare, abazikozeho. Ariko ntabwo nyine abanyarwanda tubiha agaciro, sinzi impamvu. Ubwo wenda ntabwo wamenya nyine ahantu bipfira, ariko nyine none ni abahanzi tuba tuzi kandi dukunda, bagakwiye guhabwa agaciro. Reka twigire ku wundi wa kabiri, twigire kuri Konfi. Umuhanzi witwa Konfi muramuzi, uririmba uturimbo twitwa twa Joanna. Afite muri iyi minsi indirimbo nshyashya zitwa za Sera, afite izitwa afite indirimbo nyinshi. Izi ndirimbo zitwa za Mari, Igikwe. Ariko suba ari hehe? Ndakubwiza ukuri ko igihe muri bubonera iki kiganiro, muri bujye kuri channel ya Konfi musanga afite nk'indirimbo nk'eshatu shyashya, ariko mutigeze mumenya, kandi nziza
zanditse neza zirimo zifite si umuraperi wenda tuvuge ngo ni hip hop ngo baheze oya. Sinzi impamvu industry yacu itajya yumva abahanzi nk'aba ngaba ngibe yabaha umwanya. Ni abahanzi beza. Muramuzi umuhanzi yakoze indirimbo yitwa Joanna yabaye hit, iyo igiku yakoranye na amwita ngo ikino w'igikondo. Muramuzi Konfi, muramuzi ariko indirimbo ze wapi ntago tuzumva, ntago tuzi ukuntu bigenda. Kandi ni umuririmbyi mwiza bro, umuririmbyi ufite impano. Ariko ari underrated na industry yacu. Ntago dushaka kumwumva, nta mwanya. Sinzi turajya ku muhanzi wundi witwa Ice Nova. Irizi wa release hitmaker ari kumwe na Bushari, abahungu, maso y'imisozi. Ni nyinshi akaryoshye. Nizo ndirimbo nshyashya afite muri ino minsi, zanditse neza, ziryoshye, zifite ubutumwa, melody nziza, style igezweho. Ndabigiye muram ushobora kuvuga ko mu bahanzi bafite ikaramu indyohera kabisa. Ku giti cyanjye ntago ari wowe, ntago ari undi, ku giti cyanjye Ice Nova azamo. Ice Nova ararenze man. Ice Nova nyine umuntu wumva uburyohe bw'umuziki, agafiringa ubutumwa, akagerageza kumva lyrics ziryoshye. Ndabizi ko utaca kuri Ice Nova uvuge ko atari umuhanzi mwiza. Ariko ntago umuzi kuri stage zingahe. Kereka za stage yajyaga ajyana na Green Ferry na ba Bush na ba Betray. Man, Ice Nova ni umuhanzi ureze, ufite kandi ingoma nyinshi, ufite album. Cyane ko ushobora kumva nka album nkiheruka ye wayumva ukumva nta ndirimbo y'ubufiriho man. Kuva riboro zirenze broski. Ariko ninde ubyitayeho? Sibye twebwe ikundira umuziki, tuba tugerageza kumva imiziki yose, impande zose ukagerageza ukumva. Umuhanzi witwa The Nature, ubwo twagiye n'abandi. The Nature muramuzi bamwe na bamwe. Nimba utanamuzi jya kuri YouTube yawe ushake umuhanzi witwa The Nature, urumva impano y'agatangaza afite. Umva indirimbo yitwa nka Rasta. Mani mugerageze nyine twitwa byibura ntago industry yashaka kubasupportinga, ibaha iyo spotlight, ibaha ayo stage akomeye, nyine ibashyire kuri rwa rwego kabisa twavuga ngo umuhanzi ari satisfied no kuba ari aho ngaho. Ariko nabanze bagikora none se bari he? Mumbwire, mundabure umuntu uzahantu ari umuhanzi nka The Nature. Mbwire umuhanzi waje akorana hafi n'abitwa ba Afrique, kandi na Afrique nawe nubwo wenda afite ukuntu we afite iyo management avuga akorera iyo team bakorana imuvugira ikagira urwego imugezaho. Wenda apfa kumvikana, ariko n'ababaye nka The Nature byagorana. The Nature nawe n'undi muhanzi. Reka tujye kwitwa Kevin Ska. One of the young talented man. Man, ndabizi neza ko umuntu utarakunze indirimbo yitwa Medicine ni bakeya, mu bayimenye ntibazikunde ni bakeya. Ewana umva, ntago navuga byinshi kuri uyu Kevin Ska, gusa numvise ko
ni umwe no mu bahanzi bize n'umuziki. Numvise ko Kevin Ska asigaye yikundira kuba ari mu mastudio yandikira abasana indirimbo, nabyo ni byiza. Ura ntabwo uba wavuye mu muziki, ariko kujya muri ibyo bintu uzi no kuririmba, ufite impano yo kuririmba, abantu barabikunze, ntabwo biba byoroshye maze, ntabwo biba byoroshye kabisa. Reka twikomereze, reka tujye ku wundi witwa Big Bang Bishanya. Muri no Rwanda mu myaka kuva nko muri 2015 n'abahanzi bangahe mwumvise bashobora gukora dance nziza nk'iyo Bishanya akora. Uretse ko ubu ngubu twaramubuze, amakuru tuba twumva ku mihanda nuko ashobora kuba yibereye hanze, ariko niba atari hanze, yagiye hanze bigenze bite? Yagiye hanze tumwumva, yagiye hanze imiziki ku ma radio station turayikina, ku ma TV station seho imiziki irakina. So muzi indirimbo ze nyinshi nziza, izitwa za Pepe, indirimbo yakoranye na Juno Kizigenza, Osma remix yayo, ni indirimbo nyinshi. Ubwo bazi Bishanya muramuzi tu, mugiye mumuzi ku buryo bitandukanye. Fata ku mavuta igeze kubivuga, Imana imworohereza, ari umusaza, yeze kubivuga, yivugira ukuntu hari abahanzi nka Big Bang Bishanya, umuhanzi z'ururimi, wajya hanze akavugana n'abandi basani, ariko stage zingahe mwamubonyeho Bishanya man? Kandi mvuze indirimbo ze nkeya, afite indirimbo nyinshi. Uyu muhanzi wese ndi buvuge hano, ujye ujya kuri IG cyangwa izindi mbuga zicuruza imiziki, umushake urebe ibihangano afite, wumva ukuntu biryoshye, urebe ukuntu bimwe na bimwe byagiye binamenyekana bikanakundwa, ariko ubu ngubu ntiwamubona. Twarasyonyoye, twaramukandagiye. Ariko abakuntu bakunda umuziki, abantu bakunda iyi miziki yacu man, mujye mushyigikira abahanzi, mugerageze mugere kuri abo bantu bakomeye. Nimba n'abahari babyumva, wenda ikino kigano sinzi aho kiri bugere, aho cyagera hose man. Nimba ari ikintu ufite ko wakora ku muziki, aba bahanzi tujye tubibuka, twibuke ko bahari. Abo ushoboye kuvugisha ubavugishe, mubabaze se twabafasha iki? Kuko iyo umuntu akora ibintu byiza ariko nitubiha agaciro, yabikora si igihe kingana ute man? Aragerageza abikore, yagukoreye album imwe, yagukoreye iya kabiri, ariko ntiwanga kubyumva, azacika intege man, azagendera yikorera ibindi biboro. Reka tureke kujya mu bintu byinshi, reka tujye kuwitwa Mr Kagame. Mr Kagame hari umuntu utamuzi? Indirimbo zitwa za Power, za Mapower, indirimbo zitwa ni nyinshi cyane, ni nyinshi, za Tugende. Mr Kagame yagiye akora amahiti menshi, za Ntiza kumwe na ba Bruce Melody, ariko izo hiti ko yazikoze hari stage yigeze abona, hari credit rimwe yigeze abona. Ni umuhanzi uzi kwandika, umwe mu beza tuzi uzi kwandika, n'abandi bahanzi bagenzi be babivuga babizi, ariko ntabwo tuzi irengero ryiwe, ntabwo nyine tuzi, ntabwo tuba tuzi wagwana. Kandi n'ubu aracyakora imiziki. Nakubwiye ngo umuhanzi wese mvuga hano, ujye ugenda kuri YouTube ye uzayisanga afite indirimbo zitari munsi y'amezi 2 asohoye nziza, ariko ntabwo tuzumva. Twagiye tugenda twikasiriza abahanzi bacu impano zacu nziza, impano zirenze. Tuza bitwa ba Amaron arihe? Ejo ndi yakoze igitaramo, mbona abantu bose bavuze bazamutse bya hatari. Amaroni wari waragiye he? Amaron arahari, afite imiziki myinshi akora,
afite amayipi yagiye asohora mu minsi ishize, ariko se mwarayumvise, mwayahaye agaciro se? Izo ni stage zihe Amaroni yagiyeho? Muravuga ngo abahanzi bose ntibagera kuri stage rimwe, ariko nta nubwo muzibasaranganya ngo tubibone. N'ubundi stage zihoraho babandi bamwe. So Amaroni si unajya mu ndirimbo yasohoye zose, inyinshi murazizi amazina yazo, ariko se bigenda bite kuki batabona uwo mwanya nyine, batabona izo platform nabo ngo bagaragare? Ni isazi nyine tu, ni isazi, niko abakoboyi bivugira. Turagaruka ku muhanzi witwa Joe West. Joe West nyuma yo kwamburwa channel ye, wenda ku bijyanye n'amasezerano wenda nabo bakoranaga batumvikanyeho neza, ako se nyuma yo kugaruka mwamwakiriye neza. Joe West se nta ndirimbo nziza afite zitwa za Happiness, za Pizza, afite indirimbo nyinshi nziza my guy. Kandi ni umuhanzi mwiza w'umuhanga man. Aba ba Joe West ni abahanzi beza, ariko bari hehe nyine? Mwabataye huzo, bibereye inyuma mu bikari nyine tu, baripoweye. Ubwo ni ukwijajara uko ashoboye, akagutama ku kagoma, ejo byakunda kakagutamo, nyuma y'ukwezi akagutamo, ariko n'ubundi style ni muri koganiza ngo mu byo bintu biha agaciro. Wapi? Joe West yagakwiye kuba ari umuhanzi utarajya kuri stage n'imwe ikomeye mu Rwanda se. Iko akundi n'ubundi nyine ni bimwe bisanzwe muhora mukora. Umuhanzi twemeye Bruce Tonimani, uretse ko wenda nyine ashobora kuba yarigiye no mu zindi business nyine abonye bitavamo, ariko ni umuhanzi mwiza tuzi, yigeze no kuza agashingana na studio man irenze bro. Man, umuntu yavuga byinshi. Ewana, tugiye kuzaba rero tugumya twibanire kuri kano gacano kanyu, gacano ka Maestro Empire. Ngiye kuzambazanira abantu benshi, ntago ari ngombwa ngo ni imiziki ngiye gusa nabyo tuba tubibona turabikunda. Nzangiye kuzambazana abantu benshi batandukanye, dukora utuntu twinshi dutandukanye, tugarije ku bintu byinshi dutandukanye. Akanuko ariko kanari impereyeho, nagira ngo nze gutangira tuganira kuri ibyo bintu. Gusa nyuma tuzabana no mu bindi bintu bitandukanye. Murakoze.